koko neza neza pe ntabwo ushaka ko tubyara. Asi shimwe no natangiye no gukora n'inshobora. None natangiye kandi. Gashe ntabwo uzi n'ikiza cyo kubyara pasi. Tuzabaho tutagira abana tukitwa abasore n'inkumi. Ndabyumva kandi babikubwiye. Je umusa tumeze gute umwana araza agiye. Yego pe turi mu nzu kandi yabona nziza. Sibyo ndamusa neza. Ahubwo no wakakoresheje reba nacyo kibanza mwaturanye. Wakora kijya kukireba tukabashyira mu basi n'akazu keza. Umwana wacu kazavuga ngo najya gukina. Ariko iyo uvuga ngo urashaka etaje ibintu n'ibishaka tubanza tubyara umwana etaje tuzayubaka sibyo ngaho ndebera n'ubu nkeneye n'indi modoka ntikwambwira kuzana n'indi imodoka ufite ntabwo iguhagije shaka n'indi n'umwana wacu ukamugura n'indi akazavuka azayisanga kandi njyewe urambabaza ukambabaza ubu tuzamarira imyaka yose nta mwana dufite gusa abantu ntabwo bavuga kuri tubanze tugire inzu nibura n'eshatu imodoka zingahe hariya ahubwo na cya kibanza muratubwiraga ejo mu gitondo tuzajya kukireba asesheri imodoka ebyiri mfite n'imodoka imwe ufite ntabwo biguhagije ko dukeneye ibintu umwana akazaza azahantu heza akishima mbese abantu bose babyara bafite ibintu si sheri igihe cyose turabivugana ku kintu sinzi umugore nashatse ntabwo wagira ngo abandi barashatse naraherekeje none rero n'umusazi urabyivugiye nyine ibyo bazakubwiye ni ibyo dukeneye ibintu byinshi umwana akaza ntabwo nta kintu nakumvikana nawe urumva ese uzajya urye gusa navuga kubyara wanjye ntabwo ngomba nabyanze umwana agomba kubyara ese kugira icyo n'iki uri kumura kugira ngo bigenze wanishije apeti yanjye wowe niba ukeneye kurya nta kibazo ikayi ku meza wakomeza ngiye mu kazi kanjye si turasubira ntushaka twe umbaza gera hino ibibazo umuntu aba arimo arahura nabyo umugore umushake sibyo twikundanira hanyuma ati turaba tutenda reka tube turetse kubyara tubanze twitegure tugire ibintu umwana azagera ahavukira sibyo byamureka umwaka urashize ariko nyuma y'umwaka ntabwo ashaka kubyara reba iyi nzu twagize ibintu twagize barashaka ko tubyara ariko tuba muri etaje ego kuba umugore wawe arabase rwose umugore wanjye sinzi ikintu ashaka pe cyangwa yifitiye abandi nanjye ubu ngubu biba byanyobereye rwose nyine ihangane ntujye ukomeza umuhendahenda ushobora kuzabyemera imodoka ebyiri ngiki imodoka ngo zuzuye igipangu ego uriya mwana ngo niba ni ibibazo nawe ujye ureba abandi bagore uko bitwara gusa we ntuzabikore sibyo
my god man ishimwe ko babikoze. Oh Jesus. Oui. Oh, sheri ushyiremo amata mu cyayi. Nta kibazo. Ubundi Imana yakurenze cyangwa yabizemo uruhare. Si uriya mukobwa n'ibiki yakoze. Mami! Byagenze bite? Sheri bazi ko yateguye none n'amata arimo. Kuki ubishyura nabivuga? Mami! Karame! Bayo hano. Byagenze bite uriya mukobwa none uko yajyaga agira gahunda? Ni iki habaye iki kumwe nta kindi ko nawe nabyagenze? Mabuja breba yashize. Mami nicyo cyashije ntabwo uvuga. Ndetse ko nyine mabuja yarisigaye n'amuntu. Urabinuka? Mabuja ariko nawe amavuta yose bizahindura. What? Wowe umukozi wawe ugiye kuba nzangira amavuta. Amavuta yawe arimo aranuka. Wowe ntabwo uri kubyumva? Basi wowe ntabwo ubyumva? Mami igira hino. Ufite ikihe kibazo? Kuba nta kibazo mfite mabuja. Mabuja ko amavuta yawe aranuka se. Se sheri basi wowe ntabwo uri kubyumva? What? Mami uratwite? Nitwite. Yego mabuja ndatwite. Uratwite? Mami ndaguteye. What? Uvuze ngo? Jewe naguteye. Sheri ko ntabwo ushaka ko tuzajyana umwana wese ujya ku mukozi wanjye. Sheri Sheri nzakubiza kuzamwasiriye. Niyo nakugomba n'ikubyumva. reka gusobanura. Aho uri kunsakuza kuki uzabona? Reka mubwire nyine Sheri. Nyumva. Please. Sheri ko nakubwiye ngo utegere tubone mu byane n'ingose. Mwana wawe ari ibintu ko. Gutema abashinzwe gutuza ukamwiteza. Gusobanura. Sheri nzakubiza wowe. Utongera no kumva inyuma cyangwa divorce, utongera no kumwikira. ubu kugeza ubu ibibazo byanyu bikuntera basike kuko biri kuncanga umukobwa ni utwite ni yanyu. Ngiye mvugishije ukuri nuko mbivuga mukanga kubyemera. Ndanite niyo rwose. Nyagasa. Ndio wakunirirejo. Iyi mbani yawe Ubu batarisubira rero karavuga niya rwose. Nta n'isoro ufite wowe. Jana najya kuryamana n'umukozi. Ngo muceceke. Wowe ninjye nawe. Madamu cisha make. Ngo wowe imbere y'isi yawe. Ngereka mbabwiza ukuri pe. Mbabwiza ukuri n'ukuri. Nakorera n'icyaha ariko ntabwo ari yanjye. bose bakiri kubihakana. Barampesera. Ako nubwo turi kumvugishiriza umugabo kuko nta n'isoro ufite wowe. Reka rimwe navuga. None se reka mbabaza. Bomba ikorota ko yaryamanye na boss. Njyewe mu kintu nkeneye, njye kintu nshaka ni divorce gusa ntazi. Kandi koko divorce wowe ninde wayikoze? Nshaka Ngo warayinyoye. Reka mbabwire bari bose. N'ukuri kw'Imana. Ntabwo uyu mukobwa ngiye wigeze uryamana sinanabitekereza. Wiyihakana. Nukuri ngo twabyumvishe. Ngiye wabyumvishe. Se mko wawe ni watakujyana. Kuzaza ibibazo byakemutse kuba n'abantu bajya kubana bajye kwica. Nuko Imana nukuri njye ndi imfubyi urumva natangaje kuba he. Ariko nje rero nurikinani no mu buriri nsigarara mu cyumba Ngo ibibazo byanyu mutugene si bora mwanzo tugiye gufata. Nubwo bahabyumva ko ari imfubyi. Naho yabona yo aho kujya ku birumvikana. Icyiza mureke no mukobwa aba ari ahangaha. Wese nigeze mu mezi angahe? Mukore watubaza ntuzi igihe watwite igihe utari kumenya. Afite amezi ane. Ane urumva abandi mezi 5 kugira ngo umwana avuke.
rero icyiza ni uko yaguma aha ngaha kandi mukamwirinda kumutunganya no kugira ihohoterwa rindi mumukorera. Yatakaza uburebure. Uko iyo umubyeyi atwite mukawugora mumuhoza ku nkeke bituma umwana n'umwana bimugiraho ihungabana mu nda. Rero icyiza naguma aha ngaha mu gihe dutegereje ko umwana avuka, twanyuma tukayapimisha DNA tukamenya ko nimba uri umugabo umwana ari uwe cyangwa atari uwe. Ndumva umubyeyi mwanzuro Ibyo biranumvikana kuko aha ngaha n'umuntu hari igihe nifite kumva guciye kuri bijana rwose uzagiye cy'umukino ngo gutegereza DNA zikabona mezi atanu ntabwo ari menshi. nawe uyu mugabo ntawe mwanzuro uri kwerekana ukunze kwerekana ufite ndizeye DNA bazazipime rwose ahubwo ubu nabyo byiza igitekerezo cyiza cyane aho ni byiza nta hantu nawe nawe noneho umukobwa w'umusaza siniyumvikana se yego murakoze cyane abadamu turabishyikiye reka tuguhe konsili. uno mwana uno mukobwa azaramuka agiye kwa muganga akagira ikibazo bitewe n'amagambo yo kumukomeretsa n'iki, kandi wumva ko muri urugo waba n'amakimbirane ushaka gukubita uno mukobwa, ibyo ngibyo byihorere kuko hazagira ikimubaho uzahanwa n'amategeko. ibi nibyo wifuje. shari ni ukuri jewe uzahita unabibona ko narenganye kandi uzahita unabibona. Shaka rwose dutegereje DNA ku mwana avuga. Uke ntacyo ko nizeye rero twari ko nta hantu twahuriye ariko nuko nyine gake sibi nta kibazo rwose umukobwa nawe yarenze yose jya kwita kwa bya bintu byose bisoza. yatariki mirongo itegereje muri uwo n'umugore wawe dore yageze. Kuri kumubwira ati yewe kino gihe naragiteguye. nta kibazo mfite Mfite amatsiko. kandi zitegereze ibyo dogiteri azana. ndi kwero nimo n'impamvu tugiye tuzama Mbare mugereke mfite amatsiko. Isheri naratuku uyu munsi. mwene mwese niyo dogiteri makuru yanyu harigenewe mugabo uyu n'umugore wawe yewe nitwa Pari wowe Madamu we. uri madamu rero ndi kwihuta nta muntu uri kwakira aramurira niyo mpamvu ibizamini byanyu ntibazaniye hano kugira ngo mpite nkomeza njye mubyifuza sibyo ariko ibisubizo biragaragaza yuko uyu mwana wavutse ari uw'ibuka. What? Warabyakanaga njyewe nta kindi nakora usibye kubaha dokima zanyu mukicekingira ubwo ndagiye mugize mukaza ntabwo wibeshye oya ntiwanjye wibeshye cyane bigiye kuvura uburinzi aho amafaranga ufite ibyemeka n'igisobanuro cyane niba washaka divorce ngo mushaka mari Ushaka divorce? sendo tumusaba ko Imyaka yose niba ntawe hari ufitemo cyangwa musabya n'ibindi bintu musore rwanda kwa muganga mubyeyi watambuka urakoze cyane. hari ikintu kivuga urumva uko bimeze biranumvikana sibyo aho kujya mu Rwanda mwagenda undi ajya ahantu n'ubuze ko afite umutekano kuko nyine ibizamini bigaragaza ko umwana ari uwawe ijana ku ijana niyo uhera uhakana mu muhanda kuko atari uwawe kuko umuntu reba nk'amafaranga mvuye gutanga ubu niyaragura gufasha uno mwana iyo ugiye ntakiri Bakaba ugomba kubyumva mu gihe utegereje divorce
umugore atazongera kumujyana ajya mu cyumba cye nanjye mu cyanjye n'ibyo sibyo ariko tutazongera kumva amakimbirane abantu murabyumva urumva mugabo ntabwo bw'ikibazo ariko ngendo twagiriye mu mirimo yacu ubwo hari abandi baturage badategereje mutuze uko nta kibazo ukomeze aho muri natwe izi ntambara zo ndaca zacu ntabwo dushaka sheri umuntu uracyambuka neza ntabwo muteye sheri uriya muganga wasanga baranabivuganye ngiye kuryamisha umwana ni ukuri sheri nta nyumva ariko isi hari abantu bose abayobozi n'abaganga kukigiye gutanga sheri gute uri kumbwira ko igipapuro shina sheri kuki ufite igeze unareba nimba kuko urabirebere nawe ntabwo umwana wanjye niko byanditse ariko Yise jena ndari ndumva ngeze n'ikiniga naniwe kubivuga Diane kugaragaza ko umwana ari wawe ni gute kuba umwana asura kandi ari ikintu kigaragara si rero si icyo cyose umunsi twari twategereje isi bageze se ntabwo naryamanye nawe okay basigara n'umugore n'uwo wifuje nuko wagenda se ibintu byose twari twarakubwira ko tutagiye kugeraho twavuganye ngiye kwemera tukabyara umwana none wansimbuje umukozi wanjye ako niko gaciro bamuhaye se uragumana nawe wamwishimiye ukuntu ushobora kumara nawe nta kibazo wambeshyera amahirwe masa nabi wanyumvishe basi pfukame se basi mwishimiye nabi nta kibazo nshaka ko usobanurira genda nijye wayiguteye ndi kubona ibyanditseho hano ngo nayiguteye ibyo nyine nibyo ndi kugaragaza uriya muganga muraziranye ntabwo muzi nshaka ko unsobanurira inda nayiguteye gute hera waransinzirije se ko nzi ko nta kintu nigeze nsangira nawe byagenze bite ntabwo rero ndi kubwira bisubikiranye aka kanya gusa bose kenda ari iyawe uracyahura n'ikigo kandi nsigara byemeza nambwira uzi ko kurengana aricyo urakizi kumurikirana ko kuki navutse bikamera gutya niba narizi cyangwa si yakujya uri kumuniga nose ntabwise ukuri genda nayiguteye gute Okay. Nicara mbabwire. ntabwo byanze oya okay tubwire wabereka vuga Bose. Nshobora kuba narakoze ikosa ryo kukubyara. Ntabwo nzi ko byakubabaza bigeze aha ngaha. Gusa mbasabye imbabazi. teza amatwi Nyine ukuntu byagenze, ninjiye mu cyumba cyanyu muryamye. Ninguraba baba kugira ngo mutanyumva. Niba inanga zawe aje ndazitera niko gusama inda yawe. What? ntiwumva Niko kuri. none se umushinga koko wari umaze igihe kingana icyo ubitekerezaho wabitewe n'iki Niwe cya gihe mwahuje igihe mwatunganaga ko pfa ko atari kukubyarira numvise bimubabaje kandi wowe ushaka umwana mwahuje akajya akubwira yuko ashaka imodoka nyinshi umugere
ku bintu byinshi ama etaje mu bibazo abana uko byari mba birambabaje niko gutekereza gutyo gusa nimumbabarire ntabwo bizongera wabyumvisha kandi ibi byose wowe wabiteye ntabwo nari mbizi uko byagera gute wakora ibyo bintu mabura mama yaramuzi imbabazi humura nta kibazo namaze kukubabarira nta kibazo humura Mama nubwo nagufashe nabi nawe kumbabarira ariko nanjye nabakoze nabi nukuri ndakwinginze reba ntunandukanize n'umugabo ariko nyine basubiranye gusa nanone wakoze nabi ntiwakoze ntabwo ari byo ntabwo nta kintu waravutse nyine reka tubyakire reka tuzamufasha mu ariko sinumva ukuri ariko nizere ko nta kintu kijya hagati umwana ni inzirakarengane nta kindi kuri izi saa nyinshi hagati yanjye nawe okay niba nta kintu kijya hagati yanyu okay none se urebura ku muhanda cyangwa urataha tumufashe cyane okay sure urabona nibyo kora kwa kweli twabigezeho turamuha neza nukuri murakoze cyane maze ndagukunze nongeye kugira ibyishimo nari maze